ese ubundi urusengero rwe rubaye rusengero seruye nese ni pasiteri wa hey wo kuri YouTube wo kuri we rusengero nubwiriza inama nimba yakirwa n'ibihumbi 10 ku munsi njye bukwitwa pasiteri Claude dusanga kuri Big Town njye na Kamaro agatukana na Kamaro bakenda kwicana video nyihedani ariko utubwira ngaje ngo kudusengera Pastor Claude agiye kumufungisha back to back bigarutse kuri Yongwe nabona ko Pastor Claude ari izindi mbaraga afite ngo tuguye Pastor Claude gitumo dusanze ari kunywa inzoga ese urabona pasiteri Claude atabatinyweyemo akandi ahubwo nzamutumira tugasangira. Yes, reka nongere mbahe ikaze ndetse ntangire mbashimira uburyo muri kugenda mubana natwe umunsi ku munsi hano kuri Oasis TV 1 ndetse nk'ibisanzwe tuba twiyicariye Serenity Park aho bandi kumwe n'umutasi hano muri showbiz nyarwanda kuko hari n'abandi batasi bari muri secteur nyinshi zitandukanye ndabyibuka mu bihe bishize ubwo uwitwa Sam Karenzi Muramira Regis n'uwitwa Taifa na Karenzi ndumva na Kazungu no batangiye ibintu byo gukora ngo urukiko rw'ubujurire abantu bakavuga ati sinka bimwe by'urukiko rwa letara ariko abantu bagenda babyumva ko ari urwa siporo biza kuba n'urw'ubujurire natwe ibintu by'ubutasi rero kumwe n'umutasi wa showbiz entertainment kwinjira twanzika uyu munsi amakuru ni menshi cyane urashyushye umeze neza ndi muri vibe ziri kuvuga hagati ya Pastor Claude mucuti wawe ndetse na mama Scovia wabibonye hano kuri iyi mihanda uburyo intambara narakubwiye ngo ntukajye inzana mu ntambara zaba ari abapasiteri nabo ngabo ba Mutesi Scovia uzambabare ntukajye inzana mu bibazo byabo biriya bintu by'abantu ujya kumbwira ugasanga ngo ba Pastor Claude afite imyaka 50 ba Mutesi Scovia nabo ni bakuru ntukajye inzana muri ibyo bintu by'abo bantu bari mu myaka 50 ujye inzana mu bindi bintu by'abantu bari mu myaka tungana cyangwa tujya kuyinganya kuko iyo unzanye muri ibyo bintu by'abo bantu mwana njyewe bafite amatiku utamenya ibyo byabo nabyo Segiye kumva numva witwa Pastor Claude ngo ngewe ndakwiyamye ngo ntuzangira inama ngo uzazigira ngo mwene nyoko cyangwa uzashaka unduzigira nkajya kumva nkumva undi mutesa turiye nawe yarasaze nkajya akose ubundi bibazo bafitanye babarumbwire we basi nimba ubikurikira buretse gato mbabarira umbwire uriya mugabo ngewe yarakajwe n'iki ntabwo nagiye kubona mbona ari gucira umuntu umugana amubwira ngo n'iby'amabya noneho n'ibiki kuri za DCS abanyamakuru bari kumwirukaho none se yarakajwe n'iki narumvise ngo baramushinya ngo yuko ari wafungishije Yongwe mwumva uriya mugabo ibibazo byiwe ni nk'iki ariko si uriya mugabo nawe afite ibibazo nk'ibyanjye nawe uriya yigeze kujya ku rukiko arahanura kuri street TV ati bampora iki ntabwo ari we amageragere Imana ivuganye nawe naramwumvisha ariko ngo Imana ngo yavuganye nanjye ngo witwa ngo bamurica narakabonye ako kavido kari gutrending na minota ishize numva ngo bamurica ntiyuzuye ubwo bamwerekeje ngo ruguririye ndavuga iki kigabo ntago ari igiteramwako ubu yibereye mu YouTube nakantu narincijiremo kugira ngo ushyuhe ngo witwa ngo Baraka ngo nimba ari Baraka mwakoraga kuri Big Town twakoranye ngo niwe ngo wagango ngo wavuze yuko ngo Pastor Claude ngari kugambanira ngo ngo Pastor Yongwe 139 icyo Baraka yakoze nyine akoze nyine avuga ibyo bintu uriya yanabivugwaho rega nge nsanzwe nkurikirana showbiz none se Baraka si inshuti ya Pastor Claude ko ngiye maze igihe kirekire mbabona njya mbona ibiganiro bya Pastor Claude nabonaga umuntu witwa Baraka rukunda kumuhost no kuri Big Town bari abana ahubwo ni inshuti ushobora gusanga hari utuntu tw'udukeregeshwa nabo ku giti cyabo bafite ahantu babitsa ahantu bipoweye utapfa kumenya gahunda zabo kuko none se ubwo itwo tubazo two hako mwana hari induri ivugirirwa ubusa biragoye mama Scovia nawe yahise nyina mwakira dore ko wabacimaka reka twigire muri operation y'uyu munsi nagiye ngo ushyushye ese mama Scovia we yamubwiye gute mama Scovia hararima mukebura weho uhora muri skandale none ngo wabaye mu YouTuber ubu pastor buriya yaburambitse hasi nta biganira nacisha ari mu rusengero reka no mu YouTuber ntuzi se amakuru ririyoze ntumuzi uyu bajya bakoraho na za operation kuri za Twitter ngo bamurongoye n'iki riri yose uramubona yego suzi ceno yakoragaho ni wajya gumuhana interview iriya ceno buriya niyo Pastor Claude yaguze buriya yari iy'umudiaspora buriya
uwo mu diaspora kandi aziranye na Pastor Claude baza kumvikana nyine niyo yayiguze ahita yihindura ikaze buriya hasi harimo n'ibiganiro bya uzibura byinshi cyane kwikaze azagotamika agaprimus nawe umenya yazabireke none se nimba nawe afera ese ubundi urusengero rwe rubaye rusengero seruye nese ni pasiteri wa hey wo kuri YouTube wo kuri we rusengero nubwiriza inama nimba yakirwa n'ibihumbi 10 ku munsi urusengero rwakira ibihumbi 10 nyinabwiririza hey nyine za YouTube yazengurukaga abwiriza izihe se ko ntarabona ikibwiriza kiwe n'ahantu nari numva ari kubwiriza ko ntaranabona na afishe yiwe yagiye kubwiriza ngo mvuge ngo post y'uyu muntu yagiye kubwiriza iraha ngaha nawe nese tujya tubona abandi bantu twumva habaye n'ibiterane bakabatumira ese bo babatumira mu bihe biterane nabona Pastor Claude ntabe topic yacu hakuro wazize oya nawe yayiba ahubwo biranahindutse reka nawe tumutekerezeho njyewe ura pastor buratse byahindutse ubu namaze kwinjira mu mujyi njye ndi bukwitwa Pastor Claude dusanga kuri Big Town njye na Kamaro agatukana na Kamaro bakenda kwicana video nyihedani ariko utubwira ngaje ngo kudusengera uze kukanagamo dani ngo nipfukame ngatsengera aravundereza ndangije ndamubwira ati nawe pfukama ngo usengere Kamaro ubwo aramubwira ati nsengera Kamambwa ati uzasengere nyoko nge ntuzaze kumbwira ngo uraza kunsengera uraza umbwira ibiki agiye kutukozaho ikiganza namubwira ati shwida njyewe urabundi Pastor Kuro uzamba barengeye umbwira ahantu usengera ahantu ugira urusengero nzaze kuhareba kuko njye cyakoze umugani wa Mutesi nanjye njya mubona ahantu hose ku ma YouTube Pastor ngwese Pastor yabaye umujaji Pastor yabaye umubwiriza buti yabaye mu social media influencer mu nkiko ni ugiye gusimbura Jean Paul muri izo operation zo ku magereza ese nawe yizero afite degree bimeze bite ngenda kubwiza ukuri kwa sinarinzi kari na muzehe kwiza ni muzehe kwiza afite imyaka 50 baraba ntababuzeho nkina kinduyeho ava byihorera umuntu upfa gupresseza imyaka ye uri bari nk'itanu n'ine gutyo uriya se ntuzi ko nyine bitagenze neza nyine kuri madamu wa mbere ubundi yishakiye undi docteur muganga rwose karundura rwose urabona kameze neza kwabuki kwatambutse neza ari kugenda haye ese kuba ari mukecuru bose n'urungano rumwe se aho nyumvira Dani ngo ni mukecuru nese mwajya ashaka umwana ngewe nabonye ndahira ubukwe bwabo gace kuri YouTube sha yamurahiriye neza aravuga ati mu bibazo bakunyangisha dushaje tugize gute nzagukunda bona nukuri ari komitinze ni nyuma yaho yakoreye campaign nini agenda ngo avuga ngo ari ready ngo bamushakire ngo umugore ntuzi ko yigeze kujya muri Sagase na Asia uyu wibereye muri Amerika mabusha wayaka nawe nyine ngo bavuga kuri ibyo bintu ngo yanamutereta yanagira gute bibasaga nyine baramu Pastor Claude Pastor Claude njye najyaga mubona yaje kuri The Choice kwaka ibiganiririne ari umuntu umeze nk'umuntu ubwiriza agira n'ikintu bita amakimbirane n'umuntu witwa Yongwe kuko bwa mbere mbabona bansanga kuri The Choice nababonanye n'umuntu witwa Yongwe baraza baransuhuza mbona Pastor Claude ari bwo witwa Yongwe yafashe inkona arayintunga ngo nindeka ngo inzoga ngo nzaba umuntu wa danje ndavuga suje kundagurira cyangwa Sarongo nibwo Sarongo ni Sarongo nibwo namubona guriya witwa Sarongo w'umupfumu ewa naransomera mbwira ibintu ndangije ndamubwira atari ko se kugira nemere ko ibyo bintu ukora ari ibyo byanyabyo ibisaba iki kugira ngo umuntu kugereho Sarongo arangije abarambwiye ngo harya ngo nzishyira ngo kuri reception ngo bankorere ngo nimba ari ibiki sinzi ibintu yambwiye ngo nzishyurira kuri reception kugira ngo abanze Sarongo ndabwemera bazampuje nawe nimba muzi arambwira ngo hari ibintu akora ngiye kubaza witwa Pastor Claude ndamubwira ko se we ko nabonye ubuvuga ko wemera Imana uriya mugabo mukaba mugendana gute mubihuza gute ngo mane nko kumubwira ubutumwa bwiza bw'Imana kuko niwe muntu ba mbere babanje kugirana nawe ikibazo subizi yego Pastor Claude arimo arahashimika agenda nkajya mvuga ati uyu mu pastor ngiye twara na uyanu rwose arambwira ngo arashaka ngo kuzantumira ku rusengero shani kuva icyo gihe ambwira ngo azantumira niyo ngiye kuntumira sinzi nimba agira urusengero oya nta rusengero agira
ni pasiteri mu buye buryo se? ariko abapasiteri bose nta nsengero bagira, hari n'abagenda bazenguruka izindi nsengero bakora umurimo w'Imana. Ahagana hese Ahubwo vuga ngo ibyo biterane izina nka pasiteri Claude, kuki tutamubona mu biterane biri heavy ngo tuvuga uyu mupasiteri twamubonye muri iki giterane iki n'iki ari gutanga ubutumwa bwiza, nk'uko tubona ba pasiteri Masasu, tubona bitwa ba Rugamba, tukabona n'aba bandi bande bagitwaza, tubabone nyine muri urwo rwego. None se nimba abapasiteri batanga ubutumwa bwiza, yaraseze n'umu YouTuber nawe ejo arumva iki kiganiro ejo azatuzibura, ntago arya imboga, yafashe mama Scovia aramwandagaza kandi arengana. Oya njyewe arabizi, twarihuriye, arabizi ibyo ngibyo. Yego ni umusaza, namwubaha yuko ari umusaza afite iriya myaka, ariko aramutse kuzana ibintu byo kuvuga ngo gutya itiku namumanuka kikamurenga, nta byo kumbwira ngo yabonekewe cyangwa ngo yabonywemo ibiki cyangwa ngo yavuze ibi. Ntabwo ibyo bintu ngiye aza bimbwira, njye ndi kwibariza nawe, ahubwo deja mbajije n'abantu benda bamuzi. Yego nimba ari abapasiteri twirwa tubona bateza skandale hehe ku ma YouTube channel, kuki tutababona mu biterane bya danje? Ibyo biterane tutababonamo, ubundi ibyo bibyirizwa byabo birirwa batanga tubibona. Televiziyo umubonaho yagiye kubwiriza muri TV, apana ibi bya YouTube ibyo online tuvuga ngo benda ku cyumweru uyu munsi namubonye ari kubwiriza ngaho afite Bibiliya, ari gutanga ubwo butumwa bwiza, turi kuvuga ati uyu muntu ibintu ari kubwiriza benda aje gusesengura, aje atubwire, naza tubwiriza tubwire ibya Bibiliya kuko ari pasiteri, ahubwo ibyo kuza gusesengura sikayita, ibyo kuza gusesengura ibyabereye imihanda. Ese ubwo nibwo butumwa bwiza ari gutanga? Reka nkwera amakuru. Dani nafate phone yandika. Nabonye ikiganiro kiwe n'uwitwa Sarongo barimo baravuga ngo ibi nibi. Yego, ese ni umukozi w'Imana mu buhe buryo? Ahubwo ubwo nawe ni umumene. Reka nkwera amakuru. Ufashe ujye kuri YouTube ukandikamo ngo papa bitangaza, ubona umugabo ubona ko ari munini rwose winda, nawe ugenda avuga ngo ni umupasiteri, ariko nawe arekura imiriro kuri YouTube. Yagezeho yagiranye beef n'uwitwa Pastor Claude, ageraho arahunga ngo Pastor Claude agiye kumufungisha, back to back bigarutse kuri Yongwe. Nabona ko Pastor Claude ari izindi mbaraga afite, nta nduri vugira ubusi musozi, biragoye. Afite imbaraga nono. Papa bitangaza yageze arahunga, ahungira Musanze, aragenda kuraho n'amatelefone arihisha. Uwo witwa ngo papa bitangaza nabo bagenda barekura nyine ku mizindaro rutwitse. Atwika ibiki songo ko namuzi, ntazi ibyo akora. Wowe ndamuzi, mbwira cano yagiye acaho. Naye ngo afitiye ngo papa bitangaza na mama bitangaza, ariko baba bazenguruka hano za ararume hano haruguru, bazenguruka ku ma YouTube nyine bakora ibiganiro nyine ku ma YouTube atandukanye. Ariko se kuki ibintu by'Imana abantu baje kubikiniramo? Ubu si wasanga ari muri bya bihe bya nyuma tugezemo, batubwira ngo tuzahura na bamwe bazajya baza batubeshya, batubwira ngo niwe wabatumye. Claude afite imbaraga. Izihe mbaraga se? Imbaraga ziwe nizi. Reka nkwera ndi makuru nibone amaso. Jewe izo mbaraga umbwira ngo wenda ngo naramubonye mu giterane iki n'iki ngiki, umuntu wagendaga wari ufite ikibazo cyo kugenda, kibazo kimeze gutya, amukura ku mbago asigaye agenda ari muzima. Umbwire ngo yasengeye abarwayi bangana gutya mu bitaro barakira. Umbwire ibitangaza yagiye akora, umbwire ngo yafashije. Ese nimba ko kuri pasiteri koko mwirwa mwemera ngo mufite amafaranga, mituweli zingahe mwatanze mu mirenge mutuyemo? Abakene bakennye inshuro zingana gute bagiye banagurira na mituweli? Uzi ko ushobora gusanga birirwa bitwa abapasiteri bazenguruka babwiriza, nta numwe ushobora gusanga natanga n'ay'umutekano muri karitsiye atuyemo. Ushobora gusanga nta n'abakene birirwa bafasha. Ese ubwo bupasiteri bwabo ni ubuhe bugaragarira abandi? Imijo yabo ni iyihe? Ibyo ni ibya Poso Minyoni, newe witangira amamituweli agateza imbere abagore, agashyira ibimina. Minyoni wenda muzi, we hari n'umudugudu yubakiye abantu rugurira mu murenge wa Ndugu. Ntabicaza bakiga. None se abo bandi bo nyine abo bari aba Claude nirirwa mbona bagiye ku nkiko bari gutwika ku ma YouTube. Ndagira umbwire ubu pasiteri bwabo ni ubuhe? Nukuza nabo bagasesengura ati bashyire muri ya ritime yo kwigisha abantu zibura nshiki. Tumenye ngo kuzana amabya y'umundi mugabo byo niko kuzibura. Nawe yari yewe ntacyo aziburamo, si ibintu byerega. None azibura mu buye bintu ko buri gihe ngewe mwumva, ngewe ahantu hose content ye numva mwumva mu bintu by'amatiku gusa.
nta kintu kizima njya mwumvamo, numva ngo yarari muri ibi, ngo yasengeye abantu nka pasiteri, mwumva muri izo skendo afitanye bifu. None nabonye ikiganiro cye bari kuvuga ngo we ngo Mutesi ngo ngiye ngo ntuzambwire ibyo, mfite imyaka 50, ati nutanyubaha wakubaha ko mfite abana bagera muri bangahe, ati rwose ati ngewe ati izo nama zawe uzazigire ntuzaze kuzingira, ati nta kintu wasumbwira ngewe ndakatora ye. ndavuga se ahantu byagenze gute? Nyarukiraho ndafyonda ndumva ngiye kubona mbona ni wa muntu wazaga kutugira inama ngiye na Kamara ati niduhinduke tureke amayoga ngapfukama dusenge. Ahubwo uziko namubonye ari gukora interview ngira ngo ahubwo we yanyweye amakese n'amakese. Ubwo waba ufite waba warakaye bingana kuri uyu mutsi wireze bingana kuri utatahemo inkurubindi. Ese ni ubutumwa bwiza yari ari gutanga ari kuvuga kuriya nka pasiteri? Ese kuki atananyarutse ngo anavuge muri Bibiliya amubwira ati Mutesi Scovia ati rwose ngewe ijambo ry'Imana rimbwira yuko nukomeza kugenda kuri pasiteri Claude nzakohereza iki? Umuriro waka mu nzu wawe. Inkuru ndi kureba hano imbere yanjye iri ku kinyamakuru gikomeye cyitwa Big Town TV. Ni inkuru yakozwe na Bakiti maze amezi 4, ifite umutwe uvuga ngo tuguye Pastor Claude Gitumo dusanze ari kunywa inzoga. Inkuru rwose yamaze kwinjira mu bihumbi birenga 60 maze amezi 4, buri abantu badukurikiranye baza bakayireba. Agaragara rero amugwa Gitumo ahantu ku kabari cyangwa se ahantu hameze nka hoteli inyuma, ndetse ayihiyo title kandi ntago nyine utayemeye ntago watuma nyine ijyaho. Iyi nkuru isobanuye iki? Iyi title ivuze iki? Ni izo nzoga nyine uri kumushinja cyangwa ni bya bindi byo gutaka? Oya inzoga ubwarazinywa. Ese urabona pasiteri Claude atabatinyweyemo akantu? Ahubwo nzamutumira tugasangira. Pasiteri Claude bame nimero yawe ngiye tuzawure nkugurira icupa, kuko nasanze nawe imyuka ufite rwose ari umuntu watayemo inkurubindi. Si wambwira ngo hari nta mitsingi 3 ziba zirimo? Cyangwa nawe anywa cyamuze hicara, wabona aterekamo cyamuze hicara. Ariko wabonye imyuka bafite ateye ubwo. Ariko mbabara umamabye umuntu witwa Mutesi Scovia ko najya nkunda kumukurikira cyane. Ubundi bakora ibiki? Mama urwa Gasabo, iyi ni brand y'ikinyamakuru cyandika, ni brand y'ikinyamakuru gikorera kuri murandasi nka Squeeze. Uyu mama urwa Gasabo rero yamaze gufata iyo brand, ariko yitwa Mutesi Scovia. Yatangiye itangaza amakuru kera, buriya ni mukecuru kwizumba barire. 2013 yarekuraga imiriro, ariko ukabona yibanda 2013 yibanda mu gisata cya politike, bagenda bahinduranya. Aza kugenda ajya ku ma YouTube channel atandukanye, hari zitwa za White TV rwose yagiye azicaho, yagiye aca ku bitangaza amakuru bitandukanye. Ariko yakoraga kuri radio se? Oye, ku ma YouTube, ku ma televiziyo bagenda, hari nk'ikiganiro kigenda kizenguruka ku ma televiziyo za Isango Star muri weekend nyine cy'urubuga rw'itangaza amakuru, niko cyitwa. Abanyamakuru bagenda baturuna, nicyo yakoreyemo comeback cyane. Ndetse aza kwisanga kuri YouTube ejo bundi ya mama urwa Gasabo, mbere yuko yandikaga kuri website. Noneho atangira kurekura imiriro n'amaoperasiyo atera abantu ubwoba. Ndetse ubu ngubu yamaze kuba big, abaminister baricara bakiga, abadepite baricara bakiga, abadokteri. Ni umuntu wagiye ukora inkuru nini cyane zinje no mu bihumbi 500, ari ni afite igiye kwinjira muri miliyoni. Ni umuntu munini, ariko yabereye akamara maza we yatangiye kujya yigira Kongo kiwanjani, aho M23 iri kugenda ikorera ibitendo. Ndetse ubwo yakundaga kuvugana n'umuvugizi w'Iringoma, nibwo yakunze kugenda agaragara bamwita ngo bwana munyamakuru, ndetse ako gatazirano kaza gufata. Nizo ncamake muri make nyine za mama Scovia, amaze kuba umuntu munini. We nk'umutasi none se reka nkubaze, reka ngira ikintu nibaza. Ni gute umuntu ufite izina nk'iryo ngiryo wakoze itangaza amakuru imyaka irenga ingahe nka Mutesi Scovia agira n'ikibazo na pasiteri? Ubundi bahurira iyo ko numva ibyo umwe abarizwamo n'undi abarizwamo bidahura, bahurira kuki? Nge nitambukiraga ndi kubaza, ngiye ndi kukubaza nawe. Mama Scovia asanzwe acisha abantu akanyafu nyine, yakamucishijeho yatannye, undi ntiyabyakira neza. Ari nayo mpamvu atarafite facts avuga, ahubwo yitwazaga ngo kuki utanyubahiye imyaka.
uvuga ubugoryi yamucishije akaye kanyafu njyewe nakurikiranye mukosora mvuga ati ibi ni ibiki we uyu ni umukozi w'Imana uziko abakozi b'Imana bakwiye kuzaba bakurikiranwa nabo ibintu uziko nabo babyibagiwe nyina mukosora atanga umucyo yerekana amakosa ari kugenda akora nk'uko umutaye mu bihano arakoze bora kandi ntabwo yanzibura kuko nanjye ndi umukozi w'Imana wemera ko hari abantu baregana cyane ko baregana ubwo si bwo yajya kundega yuko namubajije icyo akora ahubwo yagakwiriye kunsubiza akambwira ati ngewe dogo ati mfite itorero ryanjye ryitwa gutya wenda ryitwa roboti cyangwa ryitwa gutya uzaza usengemo ubwo si ubwo ko aho nawe ya myaka yaba yisubije inyuma yagakwiriye ahubwo njye ndimo ndibariza aka kanya ntacyo nshingiyeho gusa icyo nshingira ni uko yarambwiye ngewe n'akamaro ngo nidupfukama dusengere nkavuga ati pasiteri se muri iyi minsi ndi kubona ari kuvuga ibintu avuga ibintu ubwo namenya pasiteri ahubwo ubwo yarahindutse duherukana ari kutubwira ngo tuzareke inzoga ngewe n'akamaro tumwanjamye tumbwira ati pasiteri ati batubwiye abapasiteri ko muba mufite amaturo menshi dutemo bimwe byacu byo ku musazi abaratubwira ati ngewe rero ati nabagurira agafanta cyangwa icyo kurya atariko icyagiyanye n'inzoga cyo sinakibagurira ngo vino ni umukobanyi none ejo nanjye nabonye ikiganiro cyiwe mbona arimo aragenda hashumika ndavuga ati ubu pasiteri hano ntabwo harimo mitsingi eshatu kimwe mu biganiro cyangwa siganwa muzeyicara ubwo urabizi uko uburyo uri kwivugisha n'uburyo utari kumuvuganira uyu ni inshuti yanjye nagiye mukoresha ama interview menshi ariko kimwe mu yindi nkuru big up kuri none se reka nkwibariza nimba koko waramugiye umukoresha ibiganiro byinshi umusaza ntakabyeranywe 1 second urabona yazongera kumpa ikindi noneho ubwo nawe utinye yuko ubwo Mutesi ni wowe ugomba kurekura imiriro uyu ni umucuti Pastor Claude nari ntangiye gukomoza niduhura nzamubwira turisangire nari ntangiye gukomoza kuri Sabe yigeze gukora ikiganiro akorera ubuvugizi uwitwa Dr Kanimba ndetse biza kugaragara mama Scovia kivuguruza avuga uburyo amafaranga ari gutangwa ari kunyerezwa n'umudamu wari uri kumurwaza wundi ni byinshi na operation yabaye nini ikagira reaction abantu bakataka Scovia ndetse abasesenguzi bakagenda basobanura uburyo Scovia yaraje kuvugira nka Minisiteri y'Ubuzima cya RBC yerekana uburyo nabo batamwimye ubufasha atari ngombwa ko yari kujya gusaba ubufasha mu muryango kandi n'umuryango wishoboye ibintu nk'ibyo iyo nkuru ntago yakiriwe neza n'abanyarwanda ndetse byagaragaraga ko uwitwa mama Scovia ari kwanga ko bafasha Dr Kanimba ndetse aza gusoza ikiganiro asobanura uburyo iyo ndwara idashobora no gukira rwose ikiganiro kiracyariho kinjiye mu 500 byaje kurangira Sabe mu cyumweru kimwe gishize yigambye yikomanze ku gatuza apostinze Dr Kanimba yamaze gukira ndetse bavuga ngo ejo ararandinga ikanombe yagarutse ndetse ari koroherwa bimeze neza ni imwe mu nkuru zatushije mama Scovia ndetse bikagaragara ko abantu bamucishije akanyavu amasi menshi rero tuyahereze Sabe urumva se atarakoze igikorwa cyiza bigapu kuri Sabe ahangaha yaramva nimba waraje woka murwanya ukavuga yuko ibintu byiwe ari gukora atari byo cyangwa se ibyo bintu bitameze neza rega umufungura ashira umusa ubu ntabwo tuzi abantu baringagari twari tugiye duturanye nabo mu makaritsiye naye dusigaye duhura nabo nayo gufata gahuma ari wansazi ibyo si ibintu bihari se kandi bigaragara ntabwo wahuye nabo urumva niba njyana nayibonye inkuru y'uriya muganga numva ni inkuru nanjye iri kuntusha iri kunkora ku mutima ndanavuga ati nanjye kabisa kuri iriya nimero nagira ikintu nkoraho ariko uriya musaza mu maso bigaragara abantu bose nahuraga nabo ni bamwe mu bantu bagendaga bamumentioninga bigaragara yuko hari uburyo nawe yakoreye abantu ibintu byiza kubera indwara yiwe iza kumutera depression cyangwa se kugira ikindi kibazo kandi amafaranga arakoreshwa ariko kuko ngewe amakuru numvishaho yuko witwa Dr Kanimba ubwo yarembaga ngo umugore we byagize naho amucika ese ibyo byaba ari ukuri niyo nkuru yaba ari ukuri cyangwa ntago ari uko bimeze madamu amakuru mfite nuko yagiye mbere yuko rwose arwara aremba nyine bino by'abakire nyine buri wese abashaka independence nyine baratandukana ndetse n'abana ubona ko bagiye bafata uruhande hari abagiye ku ruhande rwa nyina hari abagiye ku ruhande rwa se ariko bose n'abakire bamwe bari no hanze y'igihugu nizazirara zisa zo mu miryango zisanzwe n'imiryango ku buryo uriya mudamu uvugwa mu mwandiko we yaje nyuma nyine asigara ku rugo ndetse n'uburwayi buraza babugendanamo neza
reka dushimire Sabe wakoze ibyo ngibyo, nawe ni fresh sana. Buriya mani ubukene ni insazi, kandi buriya mani mufungo iyo ushize nanone hari igihe uhura na haso za danje ugasanga ibibazo nabyo ni ibintu bitarimo bigenda neza. Nuko guko nje nta kindi kintu abantu uburwayi ni ikintu gikomeye. Tunihanganisha Pastor Mutesi nawe wakoze impanuka ndetse ukigendera ku mbago. Ikiganiro kizakoranye na Sabe ndetse higeze kuvugwa saga yuko Sabe atabanye neza na Pastor Mutesi. Ni nyuma y'ibiganiro byinshi muvoma bagiye bakorana cyane, bari bamaze igihe badakorana. Rero nawe yari indi nkuru Pastor Mutesi nawe tumwihanganisha tubitwarira hamwe ndetse tumuhanda we welcome back ku isimbi. Sabe ni umunyamadiru, Sabe ndamwemera, ni umusiniya. Tumwifuriza ibihe byiza, sozanya n'ubutumwa rero haba kurande rwa Pastor Kimenyi Yves nawe ameze nabi. Nitwa Kimenyi Yves ameze nabi. Tweet ya Muyango numva nanjye amosoza aramfashe pe. Uri gupanga ubukwe, uri gutegura, ubona sheri wawe biri kugenda neza. Reka nawe tubashyire mu maboko ya Nyagasani. Ashyire mu maboko ya Nyagasani. Dev, ikintu nasoza mvuga twari kuri nimba Pastor Claude anywa akabyeri, ngewe tuzahurira hano Serenity mugurira akabyeri, kuko nabonye nawe agira vibe kabisa zo gutwika. Duhe ikaze TV hano Serenity azazana Gecubwenge nimba afite ayo maturo koko, dore ko azaze twisangirire byeri. Nukuri asante sana, ngushimira Mutesi ku bweno bw'uyu munsi. Hasta la vista. Aramwirengeje.